Reka nkusuhuze nizera ko umeze neza aho waba uherereye hose, mboneraho umwanya wo kwifuriza kugira umunsi mwiza wa kabiri w'icyumweru. Jedi Hackson matwi tugiye kubana mu makuru y'imyidagaduro akomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse na hano mu Rwanda muri rusange. Twihuta reka tugaruke kuri iyi nkuru y'umunyarwandakazi Buri wabaye igitaramo muri Uganda nyuma y'amashusho yasakaye yambaye ubusa Buri. Ni inkuru tubagezaho tuyikesha ikinyamakuru igihe.com. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gusakazwa amashusho y'urukozasoni ya Buri, umunyarwandakazi uri mu bahanzi bari kuzamuka neza mu mujyi wa Kampala na Uganda muri rusange. Uyu mukobwa ubusanzwe ukomoka mu Rwanda amaze iminsi ari gukorera umuziki we muri Uganda, aho kuri ubu akunzwe bikomeye mu ndirimbo nka Nyashi, Tukurimu, Sagara yakoranye na Apasi n'izindi zinyuranye. Kuri ubu uyu mukobwa ni umwe mu bari kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zo muri Uganda, atari ukubera indirimbo nshya yasohoye cyangwa ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose cya muzika, ahubwo ari ukubera amashusho ye y'urukozasoni ari guca ibintu. Aya mashusho yashyizwe hanze n'umuntu utaramenyekana agaragaza ko Buri yambaye ubusa Buri aho ari ahantu mu cyumba ari kubyina anabyinisha amabere. Buri ni umuhanzikazi ukorera umuziki we muri Uganda. Icyakora mu Rwanda uyu mukobwa yavuzwe cyane mu itangazamakuru muri 2019 nyuma yo gusubiramo indirimbo bitemewe, indirimbo ibirenze ibi ya Charly na Nina. Ni indirimbo yavugishije abantu mu myidagaduro y'u Rwanda. Icyakora Charly na Nina abanga kubivugaho, bituma inkuru yabo idatinda mu itangazamakuru. Amakuru yacu y'imyidagaduro turayakomeza, wowe guma ku murongo ukande subscribe, ujye muri comment space wandikemo inkuru yose ushaka ko tukugezaho. Nitwa Hackson matwi, iyi ni Kan TV, turacyakomeza.